mbere na mbere ndagusuhuje naguha ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Ushobora kuba warumvise ukaryoherwa n'umwandiko w'indyoheshabirayi. Ushobora kandi na n'ubu ukiwumva ukakuryohera rwose. Atari ukubera yenda iryo zina ry'indyoheshabirayi kubera ko harimo ibirayi se n'ikibiryohesha, ahubwo ari ukubera uburyo unurira. Ushobora kandi kuba ari nabwo bwa mbere ugiye kuwumva. Ibyo ari byo byose uraza gusanga ari indyoheshabirayi. Ikaze uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. Indyoheshabirayi ni agatabo kanditswe na Alex Kagame, yagahimbye hagati y'umwaka w'igihumbi 1941 n'igihumbi 1942, gatangazwa bwa mbere mu mwaka w'igihumbi 1949. Umwanditsi akagira ati aka gatabo kitwa Indyoheshabirayi. Alex Kagame ati si jye wakise ntyo, ahubwo nari narakise izina ry'ingurube aho kuba indyoheshabirayi, kuko gahimbura umugendo w'amazina y'inka. Muzi ko amazina y'inka bisobanura ibyivugo by'inka, kuko mu Kirundi ibyo twita ibyivugo babyita amazina. Iyo izina ry'inka ari umuzinge, aryo kuvuga risatuwemo imivugo myinshi, iyo mivugo yose isozwa n'ibango rimwe rukumbi rigumya kugaruka mu ndunduro ya buri muvugo. Iryo jambo rero rikitwa impakanizi y'umuzingi, nk'uko muri iri zina ry'ingurube hagomba kugaruka indyoheshabirayi. Iri bango rero ni impakanizi y'iri zina ry'ingurube. Alex Kagame akomeza agira ati navuze ko jyewe nari narise aka gatabo izina ry'ingurube. Mbere yo kugatangaza najyaga ngatiza abantu ngo bagasome bambwira icyo bagatekerezaho. Bamwe ndetse barakandukura, ariko bose bahitamo kukita indyoheshabirayi. Mbibonye ntyo nanjye ibyo abo bandi bari barihitiyemo ngatangaza nkise indyoheshabirayi. Hariho ingingo ebyiri ngomba gusobanura. Uyu ni Padiri Alex Kagame ubivuga. Ingingo ya mbere, niki cyanteye guhimba aka gatabo? Icyo gihe nari maze gushyikira amazina y'inka n'ibyivugo n'ibisigo. Ngira rero agatekerezo ko guhimba ikintu cyagira umugendo umwe nabyo. Banza gufata mu mutwe amazina y'inka menshi n'ibyivugo n'ibisigo kugira ngo niyumvemo imitererwe yabyo, ndebe icyo nzahitamo gukurikiza. Aho bigeze niyumvisha ko inganzo ikwiriye ari y'amazina y'inka. Inganzo bivuga imihimbire, inzira bakurikiza mu ihimba, kuko ibisigo n'ibyivugo n'amazina y'inka bifite amategeko anyuranye, kimwe yacyo ikindi yacyo. Namaze kubona rero ko indyoheshabirayi ishimishije abayisomaga, numviraho ko nashyikiriye inganzo y'amazina y'inka, nuko ntangira guhimba umuririmbyi wa nyiribiremwa mu nganzo rero y'amazina y'inka. Ingingo ya kabiri rero, numvise benshi bambaza ngo mbese abatware wavuzemo ndetse n'umwami ntibyabarakaje, ntibyabaguteranijeho? Ababivuga batyo bazarebe mu kandi gatabo kitwa Iyo wiriwe nta rungu, bazasangamo ibisigo by'ubusa, cyane cyane guhera ku rupapuro rwa 19 kugeza ku rwa 46. Bene ibi ngibi rero si ugusebanya, kuko biba bizwi ko ibivugwamo bitigeze kubaho, ahubwo biramenyerewe ko n'iyo nzira ari inganzo yo gusetsa, yo kumara irungu. Ahubwo ababivugwamo barabyumvaga bagaseka kimwe n'abandi, kuko rero aka gatabo kakurikizaga inganzo bamwe batamenyereye. Nicyo cyatumye mbanza gutangaza Iyo wiriwe nta rungu mu mwaka w'igihumbi 1959, kugira ngo ibisigo by'ubuse bibanze bimare bamwe impungenge. Ngiyo inshoza kuri aka gatabo k'indyoheshabirayi kanditswe na Alex Kagame. Indyoheshabirayi igizwe n'imivugo 8. Umuvugo wa mbere wiswe ingurube iyoborwa n'abashumba bo mu ngeyo. Umuvugo wa kabiri, ingurube ikangaranya abashumba bo mu muhozi. Umuvugo wa gatatu, majoro ayaka abasirimu nabo bayirega abanyamishanana, hanyuma Ildefonse Mutembe ayiranga kwa Bitugangando mu Nyakibanda. Umuvugo wa kane, urugendo rw'iyo ngurube kuva i Butare kugera i Nyanza, ibambira umuhanda imodoka zikabura inzira. Umuvugo wa gatanu, urugendo rw'iyo ngurube kuva i Nyanza kugera i Kabgayi, bakeka ko ari imvura. Abo ni abaseminari. Uwahoze mu Buganda we akemeza ko ari itanki irwanishwa mu ntambara, mbese igifaru. Umuvugo wa gatandatu, urugendo rw'iyo ngurube kuva i Kabgayi kugera i Kigali, itesha abatwara imirimo bagenda bayihatsweho.
umuvugo wa karindwi. igeze i Kigali mu birori irabitegurirwa. umwami n'abatware bayikikiriza ku meza hamwe na bwana rezida. Rutuku nawe yarahari. reka rero mbagezeho uyu muvugo wa karindwi. ingurube y'indyohesha birayi nyine igeze i Kigali mu birori irabitegurirwa iranabiryoshye. umwami n'abatware bayikikiriza ku meza hamwe na bwana rezida. ikaze. mugabo wo mu mbira z'ibuzungu warwitahira mu bahinde. ingurube iryoha kurusha byose iyo rwinopfurwa karindwi nkunzi ntamatinya mitoshye. iyo rwikundwaho n'abazungu ahari mu ndigera isukari. abanyankweto yarabararuye barayikunda byabashajije. abatanirije bayirya ubwoya, amagufwa yayo ntibayatanga, barayajundika iyo bagenda, amatama yabo naho aturuka. ije kuba icyaduka i Nyarugenge, abakuru bose barayishima. ijyanwa mu nzu bimara umwanya, ntiyanasohoka bimara umunsi. ibyuma by'inkota z'indayi bihava byambaye umwisheke. abakozi baho ko n'abarabutswe, umwura batobye wari mwinshi. ngo buke ibirori birasakabaka, birasamaza biba urugera. abakuru bose uko nababonye babyizihiza bari nk'ahandi. umutima wabo ukaba ku kantu. isaha yegereje amashoka, ba madamu batuma umuntu aje arabarembuza baragenda. ayo mazu meza barayataha, barahonongera mu bibanda, ibyo bifafari barabifunga. nuko rwitsibagura araza acira ifudika ari ku muryango. uko yagatashye iryo juru ryabo, arabukwa ameza aho adendeje, yumva yirukwa mu birenge. umutima usaba ubugwaneza, umuhogo wuzuramo urugwiro. inzoka yo mu nda isamuza umwuka, igira ngo jorororo mu ibondo. yumva ahongobotsemo ibintu, agira ubukirigitwa umunwa wose, azana udutwengera amwenyura. abwira abandi ati karabaye. naho ubwo rwampungu aratamba, abona isahani ahingukiyeho, arayivumerera uko bisanzwe, ajya kuyihobera baramubuza, barazigaziga ararurera. ahaguma akanya ariruhutsa, amatsiko amweguye arora ahandi, abona isahani ifukuye neza, ifite urugara nk'urw'intango. umufu yicagase arawureba, abona wahindutse urunyenyeri. asigaye ya mbere azawusanga, birasata uburogo umwami. ntabwo ureba ko iyo sahani ari iy'umuntu wo mu kizungu wize kera kuba umusirimu? ntabwo wamenya kuyikaya ngo yumvishe ko wayishegeshe. yireke nyendege ubizi we kudondoza iyo mihore. uwo mu bumboga bita hirya atereka nsizane ku rubanza. none ntasirimutse nkawe ritama junditse nigirije, ndora rihwanye na karuvati, ryama icyicaro ku ngurube, simpatsimburwe n'abakweta. nibwo umutware wa Nyantango yinjiye abakurikiye hafi, ayihamya ijisho rurumirana. ijwi rye arirangurura adatinya, atera hejuru by'imvaho, ureka iryo bamwise ry'impuha, ati niyo nta shiti n'ingurube ntesa amaza mu gihagararo, nyamara uyorosoye ubwoya itera ubwuzu bw'urukirigite, ukabona usagutswe n'ibineza, aho bayibyagiriye ku meza ukajya ushyugumbwa kuyagaza. abo b'inkwakuzi ngo bahoshe, abandi bose bizihira inzu, babagabira intebe zo ku meza. nta rugamba rubura intwari, majoro rwicara ku mukondo, umwami ateka ijabiro ryarwo. ababegereye mu cyubahiro babajya hirya abandi hino, bari mu ruhushya rw'isangane. mbona abasaza bari mu nturo, ujya basemurira ku muzungu ari rw'ubusisi nyir'uburiza, dore ko acanganye muri byombi, ni umusaza abazungahaye. majoro ati abasaza uko mbirora ntitubahatire guhumana, babaha akayoga mu biro byanjye tuhabasanga 8:00. Mutaratu ntanze inama yabyo, nari ntegereje kubivuga. kugundira abanyamurava ukabakoreshaho iby'umuvundo biba umugayo ukomeye mu Rwanda. ubu kuri ubu batera guceceka ngo wibwize ubupfura nawe. ingurube bayinena bikabije, bakirinda kuyihunza, ari ugutinya amakuba kuri mwe. uwo mu bwishaza arora hirya, yanga kumva uko bamuhenda, agira Simoni na rw'ubusisi ati sinkunda ko bampeza, mparaye irindi zina kuri ubu, iryo bampimbye rukenyangurube, gukenya inkware narabizinutswe. Kamuzinza kebuka umwami ati abasaza mubaha amayoga niyo bakunda bari mu birori, nyamara ngo usengure nyiri u Rwanda ungabira imyanya ya 4 muri bo. Mutarata imyanya sinyitanga kuko nshaka kuyigabira, bamba umwami ntabwo agabura. Kamuzinza agira ikimwaro ngo akikura zinga icyanwa, akaragazungije mu gahanga ati nigiteye ku bugoyi bwose ushaka itaba mpiye sahani. Majoro ati nturoga muhaguruke, babaho ibyicaro bibakwiye, natwe twigire mu byacu. Nturashaka uko yasubiza, biramugora kebaguzwa arira. yari yabonye ibintu byiza uko byakuzuye amasahani. ubwuzu bwabyo bumurya mu nda, akanwa ke kuzuramo amazi, avuga mu muhogo hari ikiniga, amaso azongamo amansonza. arangurura ijwi arahira Kigeri atereka bwana we nkubirana, ndi umusaza nkaba mu byacu, nyamara nkigimba n'ibyanyu. sinabeshya imbere y'umwami, sinaryarya abagabo ndundi, n'iby'ingurube ndabivuyanga. sinagenda wenda umfunge cyangwa wigirire uko ushaka. igihe ataragusha bamwumva, babona Rwabutogo araranganya afurekana umunyamwinshi. bamusiganuje uko bigenze, ati nahugiye ibyo kumva nturo, nsanga abantu bayisahani iriho imihoro iteye ubwuzu. bayikurira kwa Rutsinga, bampiye iriho intongo nkeya.
undi turapfusha ubusa amagambo nkozemo kabiri indi biragaragara isa n'iyiriwe imbere yanjye. karimo aterega akarya bwite amada yafodotse n'inkeke ntabwo ashobokera mu rugendo. ibyo bandebye nta kavuro umenya ngo ntereye inyuma yanjye. wangerurira iyo sahani wowe ko imbavu zarenzwe. undi aramusubiza ati watuza none ntengase mu idoma amatama yawe yo kwadahokwa ahora agutengerana iyo ugenda n'urwo rwakanakana ruje uranatubeshya si ukubyibuha uhora ubijinditsemo amarenga. rwa burindi rwa bukamba na bisamaza nyir'ubukamba baza buhanya batinze ngo mwatindiye iki bahungu. bisara inkuma huta gusubiza abigira mu izina rya bose ngo twahangariye izuba ngo ridukamure ubuhage bw'ibyo twizaniyeho impamba. rwa bukamba atemwe si wowe kubibabwiye se utabakinze none bagerura ibyacu ngo aha twijuse iyo mu menyo niba ari ibyo ntitwahoranye. rwa burindi azana igihama amira umuhoro atabukanje ugeze mu muhogo haba impatanwa asepfura cyane agiye akajwiga asamba asumira rw'ubusisi ibyo yamenyereye gufata inkingi yanizwe yicaye mu kirambi akoma igipfunsi aho byatumbye ingoti irahokwa birururuka ingurube ihoroba iry'ubutagaruka igira ngo dumburi mu idoma ariruhutsa asesa amarira ati yambabaza yabigira ite ndayiheraheje n'ibyo bizi. ubwo yegereye umutima wanjye ugiye kwicara hamwe mu nda nawe ntaganda arisihinga ati ndabitirirwa kurya ingurube ushaka kurora uko babigenza azana isahani ye mwigisha turayicuranwa bya gitutsi sinza koreza uko bisanzwe. rwamuningi ati wirata amaboko ashigita ingurube igahora ugira ngo uvovore imihore ndayagusumbije urabiruzi sinahoze nigisha amashuri nkaswe ibyangize karisimbi. ubwo Francisco Nzaramba abona isahani y'icyuyihize iriho ibitongo by'uruvuteri afata mu maso abiroha mu nda amagufwa n'umufu abyororera ko nta ndamyi yasigaye bishiraho. nuko nyangiza arababwira ati simbasha kuroha nkamwe mbona mucuriranye ubudatuza nkumva nshengurwa n'intimba nzira gusazira mu bututsi. umuhogo wanjye ugira inda ntoya icyanjye mwambura uruhushya mwese nk'utwo nsaguye nkatujyana nkazitondera ku kiraro nkifatishiriza ibigori. erega namwe muri abana ntawe uryoherwa aroha bwangu. iyo ndi jyenyine nditonda bampa ingurube nkagira ubwuzu imbabazi nteye zikaba inyanja ziruta iza nyina wayibyaye. namwe mwumvira aho bahungu. biniga bangikana na mbaraga barushanwa bungura biratinda umwe amira intongo akeba umuhore undi aruha mu nda uko byakaje umwe abira ibyuya by'uwo murimo undi amaze kwagirizwa n'impumu. rwiyamirira ngo abigane aranirwa cyane amarira araza ubwo arayura yaba imbere ye ubusa hasumiye buramubisa afata ikirere akanura amaso agumya gusambira mwesura agugura ku ngiga y'umuhore. nawe igitefano ngo amurebe aratangira arirahira ati ko wabaye mu bafurere icyo gihe cyose wize ibihe nawe uza ngira ngo uzanyigisha nawe uracyanirwa nk'abatutsi. biderati birenganya umwana ibyo kurya ingurube aracyabyiga umaze kurunduka nta kanja ahirika bungura inka karisa cyangwa akarora akanyangira uko amira avuruganya iyo mihore. nawe karisa turabashunga ujya kuba intyoza bigira interuro aba yarabanje kuba mu rweya cyangwa data asa ahegereye nk'uko nawe wahoze iwacu akabanya munsi yo mu mparage akamira isatura n'amasirabo amafumbere ntayanene. yaba atumiriwe nk'ibi birori akaroha ingurube nk'uko ndeba akarusha isirimu kuhaba ingenzi. kanyangira yanga guhigwa ati aho karisa ntiwirata izo washyikiriye ukazigiraho si imiranga ngusagurira jyewe utuye hirya yawe. ntiwumvise n'uko andata agira ngo mvuruganye iyo mihore dore ngo utsinze impaka bareba n'ejo utazanyoburaho imanza. nuko akwegurira isahani inyama z'ingurube arazagiriza zipfa urufaya rw'itatabya umuhogo ucuragira ubudatuza usohoza iza mbere muri barohwa ugaruka kwenda izo ahirikirayo awugira rwajya awugira rwaza abakiza bose ngo uramutsinze uri umuhanga wo kumiraza. nawe simoni wo mu mirenge ategateganya ibyo yahawe agira n'ubwuzu waravumera uko agira imbabazi akora isahani arigata ku ntoki hato na hato abwira umwami ati icyo ntegereje urampumbwiriza uko bigenda dore Mikayire wo mu Busanza yize cyane mu bafureri arabirika imihora adahwema yanirwa kungirikanyaho ibindi akaroha mu ndiyo bikagenda ngo uwo mwarimu nkwisabiye ndumva ashaka kumwigana. ndorana fundi wo mu Rusenyi iyo nyoni ishaje ikiri ishashi izina ryiswe ko riba muntu aha gutubonda asa n'agapira. nawe Karori ari we Rubayiza ahabura icyicaro yatinze asaba guhabwa intongo hose umwe akamuvungurira nk'akantu ingurube isabika udutoki twose ahawe isabune yo kuyikaraba ahinda uyizanye n'amazi ati inzira yose ndibuzirigate kuko naje nta gahamba. rutamabwira uwo mu Buhanga atusaba imbari z'iyo ngurube uzifate neza ndibukubwire amazi ashyushye uri ku kiraro babe ndahuze uri bubirebe. Gashugi asubiza biseka cyane ati ibyo anyigisha yibagirwa ukwe n'igihe wabanje kubimutoza none wibutse ubwo buhanga umutsima w'ayo mazi se uri he. nuko rw'ubusisi abirebye yatinze yasaya zirakunda inyama idonda mu maraka hirya umuhogo uhorahoje biracweza bateregura bikorana ubuhanga
ati nicyo cyatumye ndondereza mbanza intongo ipfa nkaritsirika igihe ngiteganyiza imihore bose bamara kurya ibyabo kabanokeshwa nkayikuza. amiragura nka gatanu Kamara aheta umushyishyito nyamunini yari yabikiye kwikuza. uko yakawiroshye mu nkanka isibo y'ingurube ikina mu muhogo. urwano narugiriye amakenga ngo biratengukana bijyane inzara yabaye agahombane. nawe Makarage arigata ibyuma ahinira ku nkokora amashati inzara z'ingurube akazumutsa yanga kuzipfusha akamama ayo masahani aranayakomba. sinzi uwo mubajije aho atwara Gacinya asubiza byuvugishijwe abihusha cyane abica iruhande aturasha ikicu bivuza imvaho iryoshye ukwayo ntumubeshye. y'umugabo abwira Kaberuka ati ukwiyingurube bifite ikinove nayitangira mu gitondo bukagoroba maze uruhande. undi ati ndaguhebye urakanyanda jye nayanzeka mu museso nko mu mashoka inkono nkayeza. Murega nshobora abwira Katabarwa ati mfite abandi utiye ibitariyo uyimaze itera umunwa uburyohe ibyo ukabigendera bigatinda. undi ati nagira ngo ntiwabibonye cyane cyane iyo ugize imana mu rugo bose bakayinena ukayibumbaho uri rukumbi. nawe Kanoba n'ubwo arashega agera Munyaneza w'ibuyoga ati ndadukomeze turohe mu nda dore muganga ari butuvure. undi ati muganga uyu w'umuzungu yandusha ubuhanga bw'ibindi naho ureke ubw'ivu turi nyarwanda. aho nacumbitse namenyereje naratatishije sinahubutse ibigega byaho ni bitatu bishya imisoto nayimenyereye kera. nawe Ruhorahoza ngo ayihage inda yimusagukira mu menyo agira Butare uyu Godifiridi ati yuko ari uburiza turoyeho izo mu ishyamba birutanwa bite. undi ati y'ishyamba ibuzemo itoto igira n'umwuka nk'uw'impongo imibi yakwaganya wahaze ukabona utuza urushyambashyamba. undi ati ndakora aha ubivuze neza iyanjyanye agatima kose. nawe Fidele wo mu Bunyambo ahaza abangamiwe mu maso ari iby'umuhimu ukunda injome akanga kwica inka z'amabere. umwami ati dore uwo Munyambo unennye ingurube tugize imana amata ari hehe akayagotomera ibyo abibabwira yica ijisho. injome bayitumiza uwo mwanya umufa y'ingurube bawucuriramo ngo bamuhereze ntiyareba akubita ku munwa rurumirana twumva birohana inkubiri bivuga gorogoro mu nkanka biburusuma umuhogo wose acurira hasi yo mu kizenga. ati amata y'inaruta y'iwacu muranywe nk'aya aho kurya ingurube mwabikomeza mwahumana. giti mu jisho agenda arata inka zahumujwe amata nk'ayo. Rwigemera ashize inkubiri akora umukandara aradohora agateba aragashikamira uko ari ati wabwira amajoro ijambo wenda twari inka tsotsobe agabura indyohesha birayi. ati wenda twari inka tsotsobe ariko agabura indyohesha birayi. uwo wari umuvugo wa karindwi ku bijyanye n'uko ingurube igeze i Kigali mu birori yarabiteguriwe umwami n'abatware bayikikiriza ku meza hamwe na bwana Rezida ubundi si ukuyirya barayivovora barayinovora. ubutaha tuzareba umuvugo wa 8 ujyanye n'ibisingizo by'iyo ngurube isuzuguza ibiribwa bindi. mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko n'icyanga cyari cyose. ngaho nimukorere subscribe like share na comment bigere kuri benshi nabicyo cyanga nikibacike. naho ubutaha caho indyohesha birayi.